ako keti nk'ubu uvuye hemwa si ibyo birakuramuko sha birandeba bikureba ari iki none se nk'ubu ubuvuzi ko shira wawe Emi aje kukureba akakubura Emi ntabwo ari we sheri wanjye wenyine mfite byumve ko hari n'abandi bantu bafite ku ruhande sha mani wagiye witonda sha ibyo birakureba excuse me ntukomeze kuzamurira isukari yego di keti ni ukuvuga ngo rero tugiye kugabana imirimo kuko uramvunyije mbese wino kabiri kangahe ngenda umukozi wo mu rugo none se umukozi niwe wakora ibintu byose twe nta kintu twakora kandi ibintu bitangiye kunzamura isukari wowe oya sha ntabwo ari isukari wagiye ureka gukabya jewe hano umukozi wanyu ntabwo ari ko ujya wumva none se ubu ubona umukozi yakora ibintu byose erega nawe ugomba kujya uza tugafata nicyo tumwishyurira okay sha sawa yawe ahubwo winzamura isukari kana nigenda yego ye Bemba salama muraho ani byiza shanda wana rero akazi uri kugakora neza ndabona wabikesheje ibintu none se Bemba karame komba nufite akazi kenshi nta kindi kintu nagufasha shakire tsara ugiye kubunyogereza ibyombo urabona mfite akazi kenshi mfite guhanagura ibirahure mfite gukoropa mu nzu nyine nkakora n'akandi kazi fasha gukoropa ngogereze n'ibyombo ibindi uraza kubikora yo sha disi ntabwo meze nk'wa mukobwa wanyu yego ariko mana sha wogira urukundo ukuntu wa mukobwa ngwanya yego sha pole ndaza kubigufasha sibyo sinzi icyo namukoreye wa muntu sha nakundi yangane sha murakoze ariko mana uko ubuzima buzarangira ryari ngire kuvukira mu muryango ukennye naho mbonye akazi bantoteze mana ni iki nagucumuyeho kumana yanjye abantu ba hano nabo baranyebeye no kutima Bemba bite ngiza numva uri kuganya ubuganye ibikibudu ngaho ntabwo se ntaganye ubu muba wampaye amahoro sama hano nakuje ariko ketereka nkubaze ni iki nagucumuyeho kuva nagira muri uru rugo urangwanya ibyo tubyahareka ngwibarize none se emeheruka hano none se igihe cyose ntaza ngarambura none nese yambuze umubwa ko nagiye mumbwira ko wagiye mu kabari none komana naragende ndesha ntako none se ibyo mvuga si ukuri hari umunsi uza utasinze muri uru rugo uretse gato uvuze hari umunsi uza utasinze muri uru rugo ibyo uvuga ni ukuri se ewe n'abasore barashaka nk'umusore uzagushaka uretse nk'umusore uzagushaka ngo ndagushihura nagushiraga ntaramenya ukuntu uteye noneho nk'ubwo uraza umbone neza ukuntu neye oya reka tujye tuvuga imbwa amazina yazo n'umusore uzagushaka we sinzi n'icyo azaba ajyanye usigaye usuzugura mana yanjye gira farafa hose amasari cyo kora nkwereke n'ikintu kinkoreka nta kibazo ndabikora none ubundi ko namenye akazi kawe bikora nyine naraguha n'igihano cyo gupfukama nta kibazo nzabikora ariko ibibazo bizarangira bizarangira rero numva utangiye guteza imbere wasanga nanjye inyenyeri zanjye zangashaka ntawamenya nizibika zari amagi ariko reka nkumbaze warishere wawe nkamubwira ko inzoga byagushimisha nyina aricyo yankundiye soke ariko wowe none ujya kwivanga mu byacu guteye utazi icyankundiye aha nta kibazo niyo ntabimubwira ibyawe bizajya ku karubanda yewe urambabara nagukereje tuzuye umwanya maze ahangaha Tata we nagutegereje ndavuga niye nakuri ntabwo nahimukira Munyana nyine ndagutegereza yego nta kibazo mbire cyashaka kumbwira hari mission nashaka kuguha wa muhungu wa wundi Bemba nyine sheri wanjye shaka kububakira iwabo ariko uri mu kazi neza ariko mva ukuntu nshaka ukuntu bigenda wowe uragenda ujya iwabo hanyuma numara kugerayo ubabwire yuko mushaka kubafasha neho byarangiza ugahita ubabwira yuko nyine ugiye kububakira kuzabaho ibigega by'amazi hanyuma ko bazabaha n'inka
kugira ngo gahunda yanjye igerweho. Nta kibazo rwose iyo miso nzayikora neza. Amafaranga ndashaka gushyira kuri telefone hanyuma ubundi ugende ubikore. Ariko oya ntabwo ndi buhita nyashyiraho, urabanza ugende urebe amafaranga byasaba, ubabaze icyifuzo bafite. Yego icyo gitekerezo ni cyiza pe, kandi nyine nk'uko wambwiye ko umukunda cyane. Yego ariko nubwo umukunda ntabwo nakugira inama gushoramo amafaranga menshi. Njye ngo kubafasha ngo ibiki n'indara wamuhaye murasire uzabafasha no kubaka inzu n'ibiki byose, we nanone uzagende gake. Nzagenda gake, ariko rero uzagende gake pe. Inzu bagomba kuyibona. Nge numva inzu ngomba kuyibaha pe, kuko ni ibintu bindimo kandi nateguye, nta kintu byampungabanya. Ahubwo nkorera ibyo ngibyo. Nta kibazo niba ushaka kugira uko bagendera ziriya nzu nyine igasa neza, nta kibazo uzayikora, ariko ntabwo udashyira amafaranga menshi. Nta kibazo. Mwiriwe hano. Mwiriwe. Yego. Muraho muzee. Muraho muzee. Yego. Muzee, njyewe rero amazina yanjye nitwa Ivy na mugenzi wanjye twazanye yitwa Scovia. Rero leta yabatekerejeho isanga nyine mukwiye gufashwa. Hanyuma rero muri mu bantu baguye gufashwa, ubwo ngo nje nzabikurikirana, ninjye uzakurikirana igikorwa cyo kubaka iyi nzu yanyu. Ndabyishimiye cyane pe. Cyane rwose. Nukuri. Harya mvuze hano muri abantu bangaye? Batatu. Abana ni batatu. Yesu we mumbwira amakuru numvishije muraho. Muraho neza. Nshaka kumva amakuru numvise mu matwi yanjye. Ngo mugiye kutuvugururira inzu. Yego rwose. Umva amakuru yose mushaka muyambaze, muzehe ntabwo yamenye ibyo ari byo. Nyine ukuntu ibintu meze, nyine leta yabatekerejeho ibona ko mukwiye kubakirwa inzu, nyine muri abantu pe bakwiye gufashwa. Iyi nzu tugiye kubakorera neza, babahisemo babatekereza no kuri leta iriho rwose ubu ngubu. Ni nziza cyane. Yasanze mukwiye gufashwa. Tugiye muratangira ryari? Ujya ahubwo muri abana bangahe, ibyumba ni bingahe nyine kugira ngo tumenye ibyumba tuzashyira mu nzu muri abantu bangahe. Turi abana 4 na papa. Abana 4 na papa. Nta kibazo. Kaza nigende Nta kibazo, ubwo njye namaze kubyumva. Muzegende nta kibazo. Ubwo nyine twamaze kumenya inzu uko izubakwa nyine n'ibyumba kuva tumenya umubare wanyu. Nta kibazo rero, kandi tuje kubareba nyine tuzagaruka, ariko nyine igikorwa kigiye gukurikirana nta kibazo. Murakoze rwose, mugire mudukure muri iyi nzu. Nukuri pe murayivamo. Mugira abatekerejeho cyane. Rero musigara amahoro. Tuzagaruka. Tugende. Ariko leta ni umubyeyi. Ejo bundi baduhaye murasire, n'ubu bagiye kutuvugurira. Umva Kagamara akahoraho akabyara. Uyu mukobwa ndamubeshya antize kuri telefone, hanyuma nkuremo nimero za Munyana, nzamubeshya ko ndi mushiki wa Bemba. Mana yanjye urugendo ni rurerure kujya mu byaro, biba byambuye cyane. Imodoka nasize hariya kuko yaba ari bishoboka ari kungeza hariya, ariko hano uyu muhanda umeze nabi. None ngo yapfa kugerayo, ntabwo apfa kuhagera. Ndambwira akagira inkuru rero. Harya umuntu ugiye kubakira hariya ninde? Umukobwa ugiye kubakira hariya yitwa Munyana, nyine yarambwiye ngo nzamukurikirane igikorwa. Hariya ni kwa sheri we, ashaka nyine kubafasha ariko batabizi. Ni kwa sheri wa Munyana? Kwa sheri wa Munyana. Okay. Ni iwabo wa sheri wa Munyana, nyine azajyamo amafaranga hanyuma nkurikirane igikorwa. Okay. Agiye kumwubakira. Yego. Ndibutse hari umuntu nshaka guhamagara, nayo nahamagaye wantije kuri telefone nkamuvugisha. Nta kibazo, ufite amayinite nta kibazo. Yego. Simukadi ya kangahe? Ni ya mbere. Kamuhamagare. Allô? Oui. Bite sha Munyana? Makuru? Ariko nawe ubona honguye. Uri kuri gate? Kanze nkorere.
none se be karame wari untinjije muri katanya akazi nyine kaba kabaye akazi ndi mu kazi kenshi rega abakozi bo mu rugo turavunika nukujya mwihangana kujya mwihangana pe none se bya bintu nabwo ngende ubitekerezeho nyine bya bintu suko ko gusa bitekerejeho neza nabitekerejeho neza nsaba ndi umwana kuba ntarabitekerejeho nyine nanjye nabitekerejeho nsanga nta kibazo usanze nta kibazo ibi rero ubwo ngubwo urakoze cyane cyane ariko si ubu ntumbesha we ntabwo nkubeshya ntabwo nkubeshya ngewe ni ibintu nabanje gufatira umwanya bitekerezo numva ngomba kugukunda ikibazo nari nsigaranye nuko wenda wari bubyanga ariko ubwo ubyemeye Imana ishimwe nyine ngo nanjye nuko ariko urabona bakundana n'umukozi wo mu rugo koko we nta kibazo pe ese heruka mu rugo ntabwo mperutseyo maze nk'imyaka nk'ibiri ariko mpamagana telefone yabo we nkayibura sinzi ukuntu byagenze muzehe nagiraga nimero ze none sinzi ukuntu byagenze wasanga yarapfuye telefone zigira ibibazo byinshi uzagira unyarukireyo uzagenda ubarebe umenye ikibazo baba bafite amakuru y'iminsi se amakuru ni meza shabu nanjye natangiye kugukunda siko nsigaye ndyama nkakurota we nibyo noneho nimara kwiyumvamo bimwe bya nyabyo nyine mbona ko ibyo wambwiraga utari kumbera umva uzagukunda nzagukunda uzakwanga nzamwanga uzakugabira nzamukubira sibyo maze nguha amafaranga ngurira akabanga turi kumanga ngure gitari murinde rikeri turi kurara itari akabazo k'ibyo byose ntari nzi ko nabeshya nuko nyine nuko bimeze kuba wihereranya ibintu nyine nuko bimeze ariko rero tuganiriyeho yego ahanini kuri telefone ariko mu rugo ntabwo baba bamereye nabi ngo mbiye kuri telefone noneho mfite nyine umukobwa waho ngo ni Keti shamani wumve ngo turatongana ahubwo sinzi niba batazanyirukana Keti ndamuzagira amahane ariko jya umwihorera twe tuzabikontorora nk'abantu bakuze nuko bikontorora numvise ambwira ngo arabibwira mama we nsigaye musuzugura nsigaye muvugiramo ariko nta kundi oya ntugire ikibazo nta kitagira iherezo nta kitagira iherezo ibindi Imana niyo ibizi ariko humura murakoze wambaye neza urakoze cyane abakobwa bo mu mujyi muba mumeze neza mumeze neza ntabwo mumeze nk'abakobwa b'iwacu nibyo nuko waba bimeze ariko ntacyo gikuru nuko mukunda nawe ukangura ndetse ko ngewe utambwiye ko nambaye neza njye rero iyo nkubonye mbura ibyo mvuga ubundi mbura ibyo mvuga biva amagambo akankamana neza ariko icy'ingenzi ndagukunda noneho ibintu bibivuze numva nyine abamarayika bamanuka abandi bazamuka oh my god mba numva bidashoboka mwase uyu ni Munyana wigeze kunsanga hariya kwa mabuja numva ari byiza cyane ariko hakabura be iyo umuntu akunda undi undi akamukunda ibintu biba ari sawa ari byiza cyane rero tuganiriyeho reka nawe usubire mu mirimo ariko rero nta n'ubwo wambwiye n'imyaka ufite yewe ubundi ufite imyaka ingana 26 yego gusa ngewe urabona nakuze nanjye mfite 28 ahubwo urumva ko ngurusha imyaka ibiri uzi imyaka ibiri ni nkaho tungana imyaka ibiri ntacyo ndushijeho ibindi rero tuzakomeza tuganire mufitiye ibintu byinshi byo kukubwira ingo ariko mana tuzagenda tuganiraho tubivuga gahoro gahoro sawa rero ibihe byiza yego Imana ikurinde yego nawe kandi wiyiteho yego reka nsubire mu kazi sawa bye